ku munsi w'ejo ku itariki 8 nibwo perezida yari yagiranye inama n'abaperezida bose bo muri Eastern African Community, bagize inama kugira ngo barebe uburyo bakemura ikibazo kiri mu gihugu cya Congo. Ndagira ngo mu minsi ku itariki 7 nibwo yarabonye Jeannette Kagame yerekeje mu gihugu cya Amerika, aho yari yajyanye na perezida Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Muka perezida agezeho yakiriwe neza cyane biteye ubwoba, ku buryo ari abaperezida ba Amerika baje kumwakira, ndetse uyu Ndayishimiye agezeho yarasuzuguye ku buryo buteye ubwoba, ku buryo aza kwakirwa yaje kwakirwa n'abandi bagore b'abaperezida bo muri Afurika, nibo bohereje kuza kumureba mu gihe umugore wa perezida we ubwo yageraga mu gihugu cya Amerika yaje kwakirwa na Donald Trump ubona ko amwishimiye. Ndetse hari amagambo akomeye Donald Trump yavuze, by'umwihariko nk'ijambo twagarukaho rya mbere rikomeye, yavuze ko umuperezida wa mbere afatiraho icyitegererezo muri Afurika, ndetse n'umuperezida wa mbere abona uzi ubwenge mu bihugu byose bya Afurika ari umuperezida witwa Paul Kagame. Ndetse tugiye kurebera hamwe imyanzuro ejo yavuye mu nama, ndetse tunababwire ubundi ahanini muka Paul Kagame cyangwa se Madame Jeannette Kagame yari yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo arebe ko ari ubuhe bufasha bamuhereza mu bijyanye n'ibibazo u Rwanda rurimo muri iyi minsi, cyane ko hari n'amakuru y'uko ndakeka mwarabyumvishe kiriya kigo cyitwa USAID cyateraga imiryango myinshi ku isi ndetse n'ibihugu byinshi ku isi, cyabiteraga inkunga by'umwihariko kugira ngo barebe ko bagura imiti, ndetse bakanatanga n'amafaranga agura imiti y'abarwazi ba sida. Ibyo byose izo nkunga zabaye zihagaritswe mu gihe kingana hafi n'amezi 2 ndetse n'3, ubwo abakozi bose bakoreraga USAID ntabwo bari gukora. Reka turebe ngo by'umwihariko duhere kuri kino kigira ati ese ejo ubwo bari mu nama ko Kisekedi yishajije, bikagiraho abayobozi benshi bakanavuga ko Kisekedi ari ikigoryi kubera ko yari yanze no kuza mu nama, gusa yari yohereje umuhagarariye ariko nawe yari ari gukurikira inama kuri televiziyo niho bamureberaga, bituma Kisekedi abantu benshi bamwita umuswa kubera ibigambo yavuze, ndetse agiye no kuvuga arabanza ategeka itangazamakuru gusohoka, ku buryo atashakaga ko ibintu ashaka kuvuga nta muntu n'umwe ushaka kubyumva. Reka ngwede zikaze muri kino kiganiro kubwira ngo tugiye kubana ndi Isaac Sibomana, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ubundi ubusanzwe ngira ngo nta muntu utazi ikibazo u Rwanda rufitanye na Congo. Ibi ngibi rero nibyo byatumye East African Community iterana, ndetse baterana n'ibihugu byose bya Afurika byo mu burasirazuba, ndetse kugira ngo barebere hamwe uburyo igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo bakemura ikibazo bamaze igihe bafitanye. Ibi ngibi perezida yabigarutseho muri amagambo agira ati ubundi kugira ngo ikibazo cyacu na Congo kizakemuke bagomba kugihera mu mizi yacyo. Ikindi kandi igihe twebwe twarangizaga guhangana n'ibibazo by'igihugu cyacu 94 bya jenoside, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu UN yavuze ko tugomba kuzajya tugenda tukajya ahantu hose dukeka ko hashobora kuba hari umuntu ushobora kuba afite aho ahuriye n'ikintu kijyanye na jenoside, ndetse n'umuntu wese ufite ingengabitekerezo ya jenoside. Twebwe twandikishije cyangwa se iryo sezerano rirahari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho rinari ko umuntu wese uzajya ugerageza kuvuga nabi igihugu cy'u Rwanda, apfobya amateka yacyo ndetse no gushaka kuyatesha agaciro, uwo muntu twebwe dufite uburenganzira bwo kumwataka tumusanga hari. Ariko ibyo ngibyo si byo tugambiriye, ahubwo abazungu bashyizeho imipaka igihe bazaga mu Rwanda, nibo bagomba kuza bagakemura ubundi kino kibazo, kuko impamvu perezida yavuze ko impamvu Kisekedi cyangwa se n'abandi bakongomani bajya bica abantu batuye Goma, abanyamurenge bavuga ko ari abanyarwanda, nuko ngo harimo abavuga ikirimi cy'ikinyarwanda ariko bakirengagiza ko nyine ari abanyarwanda bakatiweho imipaka. Ubundi mbere nyine ku gihe cy'ubwami hari hose ubona hari Goma hari igihugu cy'u Rwanda. Nibyo rero perezida yasobanuraga avuga ko ibibazo byo kwica abantu ngo nuko ari abatutsi bari mu gihugu cya Congo, ngo nuko ngo bafite aho bahuriye ngo n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo perezida yagomeje ashinja Kisekedi ko nta hantu bihuriye, ahubwo ko
ari abanyarwanda bakatiweho imipaka, mu gihe abazungu bari bari gukata imipaka, ndetse perezida Paul Kagame agomeza avuga ko ubundi ibintu byo gukata imipaka byabayeho, babikoze nabi, bakagarutse bakongera bakabisubiramo kugira ngo barebe ko ikibazo ubundi kiri mu gihugu cya Kongo cyakemuka, ku buryo nta muntu n'umwe uzongera kuvuga ngo u Rwanda, ngo abanyarwanda, ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Nibyo perezida yashakaga ko abazungu bagaruka bakabikemura, cyangwa se Kisekedi akemera kubakira abaturage biwe, ntagire umuntu azangira kugerageza kwica. Ibi bintu ubwo perezida yabivugaga byarakaje Kisekedi ku buryo buteye ubwoba. No mu nama mbere y'uko agira ikintu ajya kuvuga, yarabanje ategeka itangazamakuru gusohoka, ndetse hari n'umuyobozi, ndakeka perezida w'igihugu cya Angola, yasabye ko asohoka kubera amagambo yari amaze kuvuga apfobya Kisekedi, avuga ko Kisekedi ibintu ari gukora atari byo, ndetse amubwira ko ahubwo nk'umuturanyi w'igihugu cy'u Rwanda ariwe bagafashe iya mbere mu kurubanira neza, ndetse agakomeza no gusigasira amateka yaryo. Bagomeza no kunenga uburyo yavuze ngo ngewe nkijya ku butegetsi nzahita nataka cyangwa se nzahita ndasa i Kigali, mbega nyine umujyi wa Kigali wose muhindure amatongo. Ibi ngibi rero byagomeje bituma abayobozi benshi bo mu bihugu bya Afurika nyine bamunenga. Kisekedi biza kugera avuga ngo noneho ibyo ngiye kubabwira itangazamakuru nirisohoke. Kisekedi mu ijambo rye yagize ati, njyewe ntabwo ntinya igihugu cy'u Rwanda, kandi nta nubwo ntinya kuba narwana n'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ikibazo gihari ni iki ngiki: M23 ni abanyarwanda, kandi ikindi aba banyarwanda nibo bari guteza ibibazo muri kino gihugu cyacu cya Kongo. Rero nibahave batahe iwabo i Rwanda, barebe yuko igihugu cyacu kitagira amahoro. Perezida yamusubije mu ijambo rigira ati, abo bantu uvuga ko bataha mu gihugu cy'u Rwanda bakatiweho imipaka, cyangwa se bongere bavugurure ikibazo cy'imipaka, u Rwanda rusubire nk'uko kera rwahoze, urebe nimba igihugu cyawe cya Kongo utagisigarana kimeze neza. Ibi ngibi rero nibyo byaje gutuma Kisekedi yivumbura, amubwira ko ibyo bintu bitashoboka, ahubwo ko agomba gukura M23, agomeza amushinja ko M23 ari n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Perezida aramubwira ngo muribuka neza amasezerano mwagize kugirana na bari abagabo, mwumvikana ko mugiye kureka kwica abaturage babo, ndetse mukabahereza n'umutekano, ikindi kandi mukabafasha nk'uko ibindi bihugu bifasha abaturage babyo, nta bintu by'ivangura mugendeyeho. Ayo masezerano ubundi igihe yabaga yabaye muri 2011, ariko muri 2015 ibi ngibi byaje kugomeza kugenda biteshwa agaciro, ariko by'umwihariko Kisekedi akimara kujya ku buyobozi yahise abihakana byose, avuga ko nta n'ikintu agomba kuvugana na M23, ukabone niyo bamutera bagashyika iwe ku irembo atagira imishyikirano agirana nabo. Gusa ibi ngibi byaje gutuma abantu benshi babona ko Kisekedi nta kumanika amaboko afite, ndetse biza no gutuma yivumbura, ahita ava kurekara, kubera ko yabonaga ko ibibazo bari kumuhata byose byumvikana, ahubwo akabura igisubizo yabikoraho, ndetse akabona nta n'icyo yegeze abikoraho. Ikindi kintu duhise tujya ku byabaye kuri Ndayishimiye ejo bundi ku itariki 7 ubwo yari yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Kagame yashyitseyo, abayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwakira neza, bamwakirana urugwiro, ariko uyu nguyu Ndayishimiye wo mu gihugu cy'u Burundi ubwo yajyagayo yagiye kubona, aho kugira ngo abayobozi ba Amerika baze kumureba, ahubwo agiye kubona abagore bose, cyangwa se abafasha baba perezida bose bo muri Afurika bari bagiyeyo, by'umwihariko abari bo bohereza baza kumutora ku kibuga cy'indege. Ibyo bintu byaramubabaje, aranasuzugurwa, ku buryo mbega Madame Paul Kagame bamuhaye ijambo umwanya ugera ku minota 15, ariko uyu Ndayishimiye bamuhereza ijambo umwanya utanagera no mu minota 5. Ibi bintu byaramubabaje, ndetse perezida Paul Kagame yasengeye igihugu cya Amerika, asengera igihugu cy'u Rwanda, asengera Afurika, mbega nyine ubona ko ari ibintu bishimishije. Biza no gutuma umwanya
uriya Trump bamuhaye yaravuze ko ubundi umuperezida wa mbere w'icyitegererezo anafatiraho urugero muri Afurika ari Paul Kagame, kubera ko ari umuperezida utajya ukunda kwivanga mu bintu byinshi by'ibihugu, ni umuperezida utagira amagambo menshi, ukora icyo agomba gukora, ibindi bikazivugira, kandi ko akaba ari n'umuperezida udakunda gushaka kwitaka cyane mu ruhame cyangwa se kwigaragaza cyane nk'uko abandi bagerageza kubikora kandi badafite n'ibikorwa bihambaye nk'ibyiwe. Iki ngiki rero nicyo uyu Donald Trump yagomeje kugarukaho, ariko by'umwihariko icyari cyajyanye Madame Kagame by'umwihariko n'abagore ba perezida bo muri Afurika baragiye kuba bamusaba kuba barekura izi nkunga USAID yabaherezaga. Ubundi izi nkunga impamvu bazihagaritse, ikigo gishinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagishinze Elon Musk, kandi Elon Musk murabizi neza ni umucuruzi, ni umuntu utabushaka ko ibintu bye bizamo amanyanga. Uyu mugabo yararebye abona amafaranga USAID irekura amenshi ajya gufasha n'imitwe y'iterabwoba, amenshi abaperezida bandi bakayarya, cyangwa se abakozi bakora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri USAID bakayarya, cyangwa se bagakora n'imishinga idahari bakohereza amafaranga, kandi iyo mishinga ndayihari, mu mafaranga yose akabura. Rero bigatuma Amerika ihomba amafaranga menshi, ku buryo bavugaga ko hafi muri miliyari 40 USAID yaherezaga ibihugu byari byo muri Afurika, biriya ibihugu byo muri Aziya, byose bivuga ko Elon Musk yasobanuye avuga ko aya mafaranga menshi yaribwaga kandi akanyerezwa mu buryo butemewe. By'umwihariko tekereza kuba wafata nk'amafaranga ko muri Jamaica batanze miliyoni 11 z'idolari ngo zijye gufasha abantu bamamaza ubutinganyi. Nawe unyumvire nk'icyo kintu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaga amafaranga menshi agera nko kuri miliyoni 50 buri mwaka kugira ngo bafashe abantu bamamaza ibijyanye no kwihinduza ibitsina, ngo abihinduje ibitsina. Ndetse muri Afurika nko muri South Africa mu mwaka washize hoherejwe miliyoni zigera kuri 2 z'idolari ngo zijye gufasha abantu, mbega nyine bari abantu b'abatinganyi muri South Africa, kugira ngo zijye kubafasha nyine, kubera ko urabona ko abantu b'abatinganyi iyo biriya bintu bimazemo igihe usanga byaragiye bibangiza ku buryo buteye ubwoba, nyine ugasanga ayo mafaranga USAID amwe ari kuyoherezaho ngo ajye kubafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza, nyine ngo bagomeze, mbega nyine ukabona ko amafaranga yabo menshi ku gihe cya Joe Biden yagendaga ahubwo ari kugenda amera nk'ayamamaza ibikorwa bidafite agaciro, bidafite umumaro. Bituma rero Elon Musk abona ko nyuma y'uko batera ibyo ngibyo inkunga, bashobora hari n'andi makampani menshi bagenda bakereyetinga ku ruhande bakora kugira ngo bazajye boherezaho amafaranga, bagira ngo ni amakampani afite icyo agiye gukora, kandi mu mafaranga bari kugenda bayanyereza. N'ibyo ngibyo rero byatumye uyu nguyu Donald Trump afatanyije na Elon Musk avuga ngo njyewe ikintu nshyize imbere cyane ni umuturage wa Amerika, ibindi ntibindeba, kandi sinitaye no ku bindi bigiye kuba ku bindi bihugu, ahubwo nyuma y'amezi 3 tumaze kuvugurura ibijyanye n'amafaranga baryaga muri iki kigo cya USAID yose, tumaze kubigenzura neza ndetse tukanashyiraho ibintu twizeye n'aho amafaranga azajya yoherezwa mu bintu bifite umumaro, niho tuzongera kuba twarekura amafaranga USAID yatangaga, kuko amezi 3 agiye gushira USAID itari gukora. Ukibaza ngo abantu bafite uburwayi bwa sida bazabaho gute, cyangwa bizagenda gute, cyane ko mubizi ko ubundi ikinini cya sida kimwe ugiye kukigura atari nk'inkunga ushobora gusanga uri kukigura hafi 30 kugira ngo ubashe kukibona ukinywe. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, ngusaba gukora subscribe. Ngiye kwabanye ndi Isaac Sibomana. Ciao ciao.